여러분 안녕하십니까? Hello everyone. mwiriwe mu gihe turushaho gucengera no kwimbika muri iyi kampu ndi kubasha kubona uburyo iyi kampu namwe muyishishikariye cyane. Turimo kwiga ibijyanye n'imibereho y'umutima w'umuntu muri Bibiliya mu isomo rya Mind Lecture. Uyu munsi tugiye gusoma ijambo riri muri Matayo ibice 22. Ndasoma mpere ku murongo wa mbere. Niba mwahageze reka dusome. Yesu yingira kuvugana nabo abacira imigani ati: ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umwami wakijije ubukwe bw'umwana warongora. Atuma abagaragu be guhamagara abatorewe gutaha ubukwe banga kuza. Arongera atuma abandi bagaragu ati: mubwira abatowe muti dore niteguye amazimana, amapfizi yanjye n'inka zibyibushye babibaze, byose byiteguye muze mu bukwe. Maze abo ntibabyitaho barigendera, umwe agiye mu gikingi cye undi ajya mu rutundo rwe. Abasigaye bafata abagaragu be barabashinyagurira barabica, maze umwami ararakara agaba ingabo ze arimbura abo bicanyi atwika umudugudu wabo. Maze abwira abagaragu bati: ubukwe bwiteguwe ariko bari babutorewe ntibari babukwiriye. Nuko mujye mu nzira nyabagendwa, abo muri buboneyo bose mubahamagare baze bataha ubukwe. Abo bagaragu barasohoka bajya mu nzira bateranya abo babonye bose, ababi n'abeza. Inzu yo gucururizamo ubukwe yuzura abasangwa. Umwami yinje kureba abasangwa abonamo umuntu utambaye umwambaro w'ubukwe. Aramubaza ati: mugenzi wanjye, niki gitumye winjira hano utambaye umwenda w'ubukwe? Nawe arahora rwose. Maze umwami abwira abagaragu bati: nimumuboha amaboko n'amaguru mumujugunye mu mwijima hanze, niho bazarira bakahekenyera amenyo, kuko abatowe ari benshi ariko batoranijwe bakaba bake. Bibiliya ni igitabo gisobanura neza iby'umutima w'umuntu. Ariko mu gihe dusoma Bibiliya dushobora kwibaza tuti ibintu nk'ibi ni gute byakoreka, ni gute byabaho? Ese uramutse utumiwe mu bukwe bw'umwana w'umwami kuko ntiwajyayo? Ntabwo tujye kuko tuba tutatumiwe, ariko se ninde watumiwe wakonga kujyayo? Ibintu nk'ibyo ntabwo byumvikana. Ariko rero mu mibereho y'umutima ibintu nk'ibi birasobanuka neza. Imitima yacu ntabwo ihora mu bihe bimwe, ntihora imeze kimwe igihe cyose. Iyo dufite umutima utandukanye, ntabwo bishoboka ko twagira imitima imeze kimwe mu gihe duhuye n'ikintu kimwe. Nyuma yo kwakira agakiza maze kwizera Yesu mu gihe nabagaho ubuzima bwanjye bw'umwuka, nabonye abantu benshi cyane bishimiraga ubutumwa bwiza rwose bakabukunda cyane. Ni nako nabonye ko abantu benshi barwanya ubutumwa bwiza ndetse bavuga nabi. Ese ibintu nk'ibyo bishoboka bite? Umwana w'umwami yateguye ubukwe, ntabwo wajya kora kutatumiwe, ariko uramutse utumiwe wajyayo, sibyo? Ukumva ko ari ibintu byiza kandi by'umunezero. Ariko Bibiliya ivuga ko hano hariho umwanzi. Iyo usomye igitabo cy'Itangiriro, havuga ko Imana yaremye ijuru n'isi, yaremye izuba ndetse n'ukwezi n'inyenyeri, yaremye ibiti byera imbuto ndetse n'ibindi bimera, nuko Imana ibashyiramo babaho ngaho. Iyo tubana n'umutima ushima byere kuba ari byiza. Ariko dusomye Itangiriro igice cya 3, Imana yaremye Adamu na Eva, aho kugira ngo bayoborwe n'Imana, imitima yabo bayihebeye Satani wo warwanyaga Imana. Iyo wumvise ibyo bitekerezo nk'ibyo biwemeranya nabyo, iyo umutima uhawe Satani bitewe nuko Satani arwanya Imana, ugomba kuba uri mu ruhande rw'Imana cyangwa se mu ruhande rw'umwanzi w'Imana. Nta byo kubamo hagati na hagati bibaho. Twatangije amashuri ya misiyoneri ku bayobozi ba Gikristo bari hirya no hino ku isi. Kugeza ubu ngubu twareze abayobozi benshi ba Gikristo, babwiriza ubutumwa tubohereza mu bihugu byinshi cyane bitandukanye. Tuba dufite umunezero mwinshi dukorera hamwe, ariko muri bo harimo bagira ibitekerezo bindi bitandukanye. Iyo mbibonye ntabwo mbasha kubyumva. Mu bigishwa 12 ba Yesu harimo umwe witwaga Yuda Isikariota. Yesu yagambaniwe na Yuda Isikariota amugurishije ibice 30 by'ifeza. Ubwo natagira gusoma Bibiliya natangiye kugenzura icyatumye Yuda Isikariota agira umutima nk'uwo nguwo. Iyo usomye muri Yohana 13:2, aranditswe ngo bakirya ibyo kurya bya nijoro, Satani yamaze koshya umutima wa Yuda Isikariota mwene Simoni ngo mugambanire. Yuda Isikariota yatoranijwe mu bigishwa 12 ba Yesu. Ariko Satani urwanya Imana, Satani yashyize ibitekerezo nk'ibyo muri Yuda Isikariota ngo ugambanire Yesu wibonera amafaranga. Yesu yari umwigisha we, yari umutware we, ariko se ni gute yamugambanira akamugurisha? Ibi ntabwo dushobora kubyumva. Yesu ntacyo yigeze ahemukira Yuda Isikariota, ariko amaherezo Yuda Isikariota yagambaniye Yesu. Hanyuma nk'ingaruka yabyo Yesu aza kubambwa ku musaraba. Ntabwo yari yatekereje ko bizageraho Yesu abambwa ku musaraba. Yatekereje ko Yesu ari umunyabwenge bihagije ku buryo akwikiza umusaraba. Ubwo nasomaga Bibiliya yose, Yesu yaje kubona Petero acirwaho iteka n'icyaha yakoze. Yagiye kuvugana n'umutambyi mukuru, nuko aravuga ati: amusubiza bya biceri by'ifeza 30. Aramubwira ati: rwose nakoze icyaha ko nagambaniye amaraso atari urubanza. Yashatse kubasubiza bya biceri by'ifeza, ariko aramubwira bati: ibyo birakureba n'ibyawe. Yuda Isikariota atangiye kugira agahinda mu mutima, atangira kwicuza, agira akababaro kenshi cyane atabasha gukemura, birangira yimanitse yiyahuye. Yaremwe mu bigishwa 12 ba Yesu, ariko se ni gute yahangaye gukora atyo? Iyo usomye amateka ya Gikristo, kuko hari abantu bahoranye na Yesu ariko nyuma bakaza kumugambanira bamurwanya, nako natwe Imana turemera ijuru n'isi. Satani ahora yivanga hagati yacu n'Imana, agahora adutandukanye nayo.
mu gihe tubaho ubuzima bwacu bw'umwuka. Hano murabona ko umwami yateguye ibirori kandi atumira abantu. Ese ko bararitswe n'iki cyababujije kujya mu bukwe bw'umwana w'umwami? Abantu rimwe na rimwe nta no gutekereza cyane, bapfa kwitwara bagendeye ku bitekerezo byabo. Burya twagwa mu byaha, twagwa mu mabi, ntabwo dupfa kuyagwamo gutyo gusa. Ubwo Yesu kumwe n'abigishwa be yakoze ibitangaza byinshi, akiza abarwayi, atubura imitsima, azura abapfuye, yakoze imirimo myinshi cyane y'igiciro. Ariko se kuki Yesu yagambaniwe n'umwigishwa we? Si undi muntu uwo ari we wese, ni umwigishwa we. Iyo turebye mu mateka ya gikristo, igihe ubukristo bwacaga mu karengane gakomeye, hari igihe cyabayeho abakristo bajyaga batotezwa ndetse bakanicwa, wasangaga bagambanirwa n'abantu bahoranye bakajya kubarega. Iki ni ikintu tudashobora gusobanukirwa, ariko Sekibi arashoboye cyane ku buryo yadushuka tutizeye Imana. Ukomeje kugundira ibitekerezo byawe bya kimuntu, byarangira nawe ujye mu ruhande rw'abasenya itorero bakarwanya Imana. Natangije ishuri ryitwa ishuri ry'abamisiyoneri. Binyuze muri iryo shuri twohereje abamisiyoneri mu isi yose tubwiriza ubutumwa bwiza. Baje kwiga ubuzima bw'umwuka n'umutima wabo wose. Ubwo barangizaga ishuri ry'abamisiyoneri bajya hanze mu murimo w'Imana, ubuzima bwabo bw'umwuka bugahinduka. Hari ikintu kimwe tutabasha kumva, n'abantu bahoranye natwe ariko imitima yabo yarahindutse, batangira kuturwanya, bakitambika imirimo yacu. Ibintu nk'ibyo turabibona neza. Uyu munsi mfite kwizera, hari igihe tudahanga amaso Imana igihe cyose. Bibaho ko rimwe rimwe dushukwa na Satani. Aba bantu banze kujya kwifatanya n'ubukwe bw'umwami, bahinduka abanzi b'umwami, bari barimo konona ubukwe bw'umwana w'umwami, bari barimo kwihamagarira kurimbuka kwabo. Nibyo kuko rimwe na rimwe dushobora gushukwa na Satani tukagwa mu mutego, ariko mu gihe dushobora guhindura imitima yacu, dushobora guhinduka abantu bafite imbaraga zikomeye. Muri misi yacu dufite abamisiyoneri benshi n'abapasiteri benshi. Kuri ubu ngubu hashize igihe kinini twabaye tubwiriza ubutumwa bwiza mu isi yose. Twabonye imirimo abapasiteri bacu abamisiyoneri bagenda bakorera hirya no hino mu isi yose. Bamwe muri bo ni abantu bakomeye cyane, kandi mu maso yanjye mbona abantu b'igiciro. Mu gihe babaho ugasanga batitekereza bo ubwabo gusa, bagakorera umwami Imana, ugasanga ni abantu bitanga cyane, binyuze mu Mana bashaka kwifatanya n'umurimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza mu isi yose. Ariko ku rundi ruhande hari abantu bahora barwanya uyu murimo. Birumvikana ko udashobora kumenya umutima wabo wose, ariko mu itorero ry'Imana ibi ngibi igihe cyose bihora bibaho. Nicyo cyatumye Yesu abambwa, acirwa urubanza, arabohwa, arakurubanwa. Ibyo rero byakozwe binyuze mu mwigishwa wa Yesu witwaga Yuda Isikariyota. Uyu munsi ushobora gutekereza ko wizera Yesu kuri uwa Yesu, ariko uramutse uyobewe n'ikindi kintu kindi ari cyo umwuka mubi. Ntabwo bigoye cyane ko umwuka mubi wahindura umutima wawe, ariko iyo duhagaze mu ruhande rwa Yesu, nyuma yo kwakira imbabazi byawe binyuze amaraso ya Yesu ukavuka ubwa kabiri, icyo gihe byibura ubasha kugira umutima umwe n'uwa Yesu. Dushobora gushukwa n'umwuka mubi ugasanga turwanyije Imana, turwanyije itorero ry'Imana. Hariho amahugurwa dutegurira mu ishuri ry'abamisiyoneri. Ubusanzwe tubahugura tuba ibiri imbere yacu, ariko ntabwo imitima bigaragara. Iyo bari mu gihe cy'amahugurwa bagenda bahisha imitima yabo buhoro buhoro. Imitima yo kubarusha kuyihisha, iyo igaragaye rimwe na rimwe ahubwo baduhindukirana bakaba abanzi bacu bakaturwanya. Ibintu nk'ibyo ngibyo bijya bibaho. Ese ibintu nk'ibyo bishoboka bite? Ibintu nk'ibyo bishoboka bite? Iyo usubije Bibiliya usanga ibintu nk'ibyo ngibyo bihora bibaho igihe cyose. Namwe bari kumva ijambo ry'Imana uyu munsi, uramutse uyobowe n'umwuka mubi, uramutse ushutswe n'umwuka mubi, nawe ubwawe ushobora kurwanya Imana rwose. Ibyo ni ibintu bishoboka. Ari umwami wakijije ubukwe bw'umwana barongora, nuko atumira abantu arababwira ati uyu munsi uyu n'uyu tuzagira ubukwe hano. Urakoze rwose kuba waturaritse, tuzakora ibishoboka byose tuze. Bishoboka ko bavuze batyo ahari. Ubwo umunsi warushaga kwegera, umwami yohereje abagaragu be kugira ngo bahamagare baze, ariko muri icyo gihe bari bafite umutima wo kwanga kujya mu bukwe bw'umwami. Ntabwo nshobora kubyumva. Buri muntu wese yakwifuza kujya mu bukwe bw'umwana w'umwami. Ese uramutse utumiye kuko ntibajyayo? Ibi ntabwo ushobora kubyumva. Ese niki cyatumye batajyayo? Niki cyatumye abigishwa ba Yesu bamugambanira? Niki cyatumye bamugambanira kugeza bamwe ku musaraba? Ibi ntabwo dushobora kubyumva. Hano ikintu gikomeye dukwiye kumenya nuko Satani hano akomeye cyane kuturusha. Ntabwo yapfuye kurwanya Yesu bwa mbere bigitangira, ariko agenda ayobora imitima yacu buhoro buhoro kujya kure ya Yesu. Uramutse ubaye umwe n'umutima wa Yesu, kiretse gusura mu mwanya waho uyobowe na Yesu, umutima uyobowe na Yesu, nta wundi ushobora gushukwa n'igitekerezo uhawe na Satani ukarwanya ubutumwa bwiza, ukarwanya Imana. Mu butumwa bwa Matayo icyo batubwira nuko ese ni bande bantu bitabiriye? Bose baratumiwe ariko ntibaza. Bituma yohereza abagaragu be mu nzira nyabagendwa ngo agenda arareka abantu bose abonye. Ubwo nasomaga inkuru natangaye. Hari abantu yararetse banga kuza, nuko yohereza abagaragu be ngo bajye mu nzira nyabagendwa batumira ababonye bose. Umunsi umwe naje kubitekerezaho, ese natumiwe n'umwami? Ntekereza ko njye ntari umuntu watumirwa n'umwami. Ariko umunsi w'uko warageze babona abatumiwe ntibaje, abantu banza kuza mu bukwe bwacu. Ubu rero nimujye mu nzira nyabagendwa mutumire umuntu wese mubonyeyo. Nuko baraza baragaruka. Nasomye inkuru nyinshi cyane z'ukuntu abantu bagarukira Imana. Hariho umwari umwenzi
tukaba turimo gutegura igiterane cy'umwiherero mu kigo cy'umwiherero cyitwa Kim Chong Center. Igiterane cy'umwiherero kimara ibyumweru 4, icyumweru cya mbere n'icya kabiri, icya gatatu ndetse n'icya kane. Rimwe na rimwe hari igihe icyo giterane cy'umwiherero kimara ukwezi kose kidahagaze. Nyuma y'amafunguro ya saa sita tugakina imikino ya siporo. Kubera ko nkuze cyane njye ntabwo nshoboye gukina imikino ya siporo, ariko bajya banshyiramo nanjye tugakinana. Nyuma y'ifunguro rero nari ndimo gukina umupira, nuko umuntu araza aranyegera arambwira ati umwe muri bene wacu yaje hano mu giterane none arashaka gutaha, ese pastor ushobora kwemera ukaza ukamuvugisha akanya gato? Nari ndimo gukina na siporo nawe, ariko bitewe nuko ndi umupasiteri nagomba kubihagarika nkajya kubonana nawe. Uwo mudamu rero umukobwa we rero arwaye igituntu. Dufite imiti myiza ivura igituntu no muri Korea bashobora kuvurwa. Yarwaye igituntu nuko anyoye imiti aroroherwa, atekereza ko yakize neza, arekera gufata imiti ikomereza ubuzima bwe, ariko igituntu cyaragarutse nanone. Ubu rero ikibazo nuko bitewe nuko udukoko tw'igituntu twari twarokotse ya miti y'iki gituntu, icyo gihe rero twa dukoko tw'igituntu twagize ubudahangarwa bwo guhangana na ya miti. Uramutse unesheje indwara, iyo ndwara ntabwo yakuzahaza ukundi. Nkuko rero igituntu cyaje kunesha imiti yanywaga, byatumye indi miti yatangiye kujyanywa nta kimufasha, nta kimumarira. Yari umwari mwiza cyane uri mu kigero cy'imyaka nka 20 n'indi. Icyo gihe yatangiye gutakaza ibiro, ajya ibiro 39, 29, ibiro bikomeza kugabanuka. Iki gihe twahuye afite ibiro nka 23. Yarananutse cyane ubona ko ahorose koko. Nuko se na nyina nabo bari aho barwaye. Ise yaje kwitaba Imana bitewe n'igituntu. Nyina yagombye kubagwa igihaha kimwe bitewe n'igituntu. Rero umwari w'umukobwa yaragiye gupfa. Rero yari afite ibiro nka bigeze kuri 20, ubona ko ari kurwana rwose n'amagara. Yangaga cyane ibintu byo kwizera, navuga kuri Bibiliya ariko akabyanga ntashaka kubyumva. Nashoboye uburyo nabigenza. Narambwiye uyu munsi reka dusoreze ahanga kuva mu kirahanga, reka tuzongere tuganire ejo. Numvise ko umugoroba bahise bataha bajya iwabo mu rugo. Uwo mukobwa numvise mugira imbabazi cyane. Ntabwo nari muzi, sinari nzi adresse ye, n'uwamunzaniye sinari muzi neza. Byari bingoye cyane kuba namumenya. Ntekereza ko hashize amezi 4 cyangwa 5, nuko umunsi umwe umuntu arantelefona. Nditaba nti allo, numva ni mama we. Numva ni mama wo umukobwa witwa Misan. Ntiyego mumeze mute? Ati turaho turakomeye. Arambwira ati se pastor waba afite umwanya ku munsi w'ejo? Ntiyego nzaboneka hagati ya saa 9 ndetse na saa 10. Numvise yuko Misan na mama babaga mu ndi mujyi wundi, nuko bavayo baza kunsura. Nuko ntangira kuvugana na Misan. Ndamubaza nese Misan wigeze wumva inkuru z'abantu bakize kubwo kwizera Imana? Ibyo biramurakaza cyane, arasakuza ati ibyo bihuriye nanjye. Numvise bimbangamiye cyane. Ndamubaza nese ugura akajwe n'iki? Ese uramutse upfuye utyo koko wabigenza ute? Ati sintinya urupfu na gato. Sinari nzi ikindi nakongeraho. Nuko isaha irashira barataha. Numvise bimbangamiye mu mutima wanjye. Hashize icyumweru kimwe yongera kumpamagara nanone. Arambaza ati se pastor ufite umwanya ejo? Ntiyego rwose muzaze. Nuko wa mudamu n'umukobwa we baza baturutse kure baza kubonana nanjye. Ariko mbere yuko haza natangiye gutekereza nese uyu munsi naza kuko ndamubwira ngo iki. Natangiye kugira impungenge ntazi icyo namubwira. Baraje ndababwira ngo nimwicare hano. Nababwiye ibintu byose nzi. Nuko Misan afungura umutima we. Uwo munsi nambwira rwose ndibuze kuvuga make cyane kandi ndase ku ntego, ndakwingiza utega amatwi neza wumve. Nuko bicara imbere yanjye. Nibazaga niba uwo munsi uzongera kubaho kundi. Natangiye kubasobanurira mu buryo burambuye uburyo Yesu yababambiwe akeza ibyaha byabo. Nuko ndasoza ndekera kubasobanurira, ndangije ndababaza ikibazo. Nese Misan ubwo urabyizeye? Misan arambwira ati yego pastor ndabyizeye. Sinashoboye kubyizera. Kora ko ushize yari yandakariye. Mbazanye na Misan nese mama Misan ibiro byizera? Ati yego pastor rwose ndabyumva. Ibyaha byanjye byamaze kubabarirwa binyuze amaraso ya Yesu. Yafunguye kanwa katangira kunsobanurira ibyamubayeho. Mu minsi yari yabanje rege ku bitaro. Nyuma yo kuvurwa ava mu bitaro aragaruka. Muganga yashatse kuganira na nyina, nuko abwira Misan ajya mu modoka, nuko yicarana na muganga mu biro bye. Muganga aravuga ati yewe mama Misan, hari ikintu rwose nifuza kwisabira. Ndakwinginze ntimuzagaruke no kwa muganga, kubera ko ntabwo dufite imiti yavura Misan. Tumuhaye imiti nta kimumarira gusa, nuko mubeshya ariko nta kimukiza. Rero nk'abaganga ibyo turabizi ko turimo kumuha imiti nta kirimo kumufasha, bityo bikatubabaza cyane. Rero ndabinginze ntimuzirwe mugaruka ku bitaro. Nta mahitamo dufite, tuba twishushanya nk'abari kubavura ariko rwose ntacyo turi kubamarira. Umuganga yari arimo kumwinginga ati rwose umbabarire rwose kubwira gutyo. Nuko mama we arasohoka barataha. Atwara imodoka barataha, bageze mu rugo asiga Misan mu rugo. Nuko arasohoka ajya hanze y'inzu. Hanze imvura irimo kugwa. Nuko agenda mu mvura aragenda agera mu mujyi. Icyo muganga yari yavuze buriya yasobanuye ngo Misan agiye gupfa. Ibyo byashenguye cyane umutima we. Yari asigaranye umukobwa umwe wenyine gusa. Areba ati se Misan uramutse upfuye kuko nzabigenza nte? Uwo munsi hagwaga imvura nyinshi cyane, ariko agenda mu mvura yinyagiza ku bushake nk'umugore w'umusazi. Umutima arafite agahinda kenshi cyane atazi uburyo yabigenza.
ntiyashoboraga no kubibwira Misana ko ntabwo yari yiteze ko umutima wahinduka. Byari bigeze mu masaha y'umugoroba, yatekereje ko agomba guteka, nuko arahindukira ataha mu rugo. Ubwo ari mu nzira ataha, yaje gutambuka ku rugo rw'umupfumu bari baziranye, nuko ajya mu rugo rw'umupfumu. Yari amuzi neza, nuko aramubaza ati, kuki winyagije? Ati, nari ndimo kugenda mu mvura. Amuha esume, yihanagura mu maso, ahanagura n'umusatsi, nuko aricara. Nuko nyina wa Misana abaza wa mupfumu ati, ndakwinginze fasha uburyo nakiza umukobwa wanjye buriya burwayi. Ati, na byangombwa ko rwose n'ikiba ukuboko nagukiba, nabwo byangombwa ko ninogora ijisho naryinogora ariko umukobwa wanjye agakira. Ndakwinginze mbwira icyo nakora. Nuko umupfumu aramubwira ati, hariho uburyo bubiri wakiza mu mukobwa wawe. Ati, n'ubuhe? Turi rwose mbwira. Nuko umupfumu afungura akanwa karamubwira ati, muramutse mutanze amafaranga mukaza tukabakorera umuhango umwe, Misana ashobora guhinduka umurozi, icyo gihe agakira akabasha kubaho. Nyina aratekereza ati, ku byagenda kose ngomba gukiza uburwayi umukobwa wanjye. Yari afite umutima ugurumana cyane muri we. Mu kindi gice cy'umutima aribwiraga ati, umukobwa wanjye kumugira umurozi rwose simbishaka, sinifuza ko umukobwa wanjye aba umurozi. Nuko nyina yongera kumubaza nanone ati, wavuze ko ari uburyo bubiri sibyo? Ati, yego ari uburyo bubiri. Ntabwo yashakaga ko umwana we ahinduka umurozi. Aramubaza ati, inzira ya kabiri ni iyihe? Nuko wa mupfumu aramwenyura aramubwira ati, uburyo bwa kabiri ni uko yakwizera Yesu. Nuko nyina aravuga ati, rwose iyo niyo nzira nziza, duhisemo kwizera Yesu. Nuko arahaguruka ahita ataha ajya mu rugo, yiyemeza kwizera Yesu kugira ngo akize umukobwa we. Ubwo yatahaga yabonye umukobwa wa Misana aryamye ku buriri, nuko acinjiza ikiganza cye mu kiringiti, afata ikiganza cya Misana. Yanze kwerura ngo avuge Imana ko yatekereza ko Misana ari bubyumva akarakara, nuko amurambikaho ikiganza amusengera mu mutima we. Bukeye bwaho ahamagara umukobwa wa Misana ngo baganire. Ati, Misana, hari ikintu mfite cyo kukubwira. Ese mama, icyo ni igiki? Ati, uyu munsi nahuye n'umupfumu, yambwiye ko dukoze umuhango ugatanga igitambo ushobora guhinduka umurozi ariko ugakira. Nuko Misana abwira mama we ati, mama, rwose njye ntabwo nshaka kuba umurozi. Rwose ndatinye, ufite ubwoba bwinshi, ni gute nawe umurozi? Nuko nyina aramubwira ati, none ubwo turi bubigenze dute? Ugomba guhitamo ukaba umurozi cyangwa se ukizera Yesu. Iki gihe Misana aravuga ati, mama, rwose ndizera Yesu, mpisemo kwizera Yesu rwose, ntutume mba umurozi. Imana yahinduye umutima wa Misana na nyina mu buryo buhebuje cyane. Rero icyo gihe Misana na nyina bicaye imbere yanjye, nuko mbasobanurira ibijyanye n'imbabazi z'icyaha. Sinari nzi ko ikintu nk'iki cyakoreka. Nari mfite ubwoba, nzi ko ari bundakarire gusa. Byari inshuro yanjye ya mbere ngize ubwo bwo kuvuga imbere y'abantu. Icyanteye ubwoba ni uko ndatekereje ko nshobora kubura ubugingo bw'umuntu umwe. Namubwiye ibintu byose byiza nzi, n'ijwi rituje. Namubwiye uburyo Yesu Kristo yogeje ibyaha byacu, kugira ngo ibyaha byacu abyimurire kuri Yesu. Yesu yapfuye ku musaraba, nuko ahanirwa ibyaha byacu byose ndabibasobanurira. Mu gihe nabibasobanuriraga nitegerezaga uburyo agiye kubyitwaramo, ndibaza ndetse birageza kugenda bite. Nuko ndekeraho kuvuga, mbaza Misana ndetse Misana ibyo urabyizera? Ikintu cyantangaje nuko Misana yavuze ati, yego pastor, rwose ndabyizeye, ntago nizeye ibyo numvise. Nuko mbaza nyina Misana nanone nawe, ese mama Misana, wowe ibyo urabyizera? Ati, yego rwose ndabyizera pastor, ni koko ibyaha byacu byarababariwe. Kuri uwo munsi Misana ndetse na nyina bakira imbabazi z'ibyaha. Nuko Misana avuga ati, mama, uyu munsi ndumva ibintu bidasanzwe. Ati, pastor avuze isaha yose, ati ariko sinigeze nkorora na busa. Ibyo nabitekerejeho, ubundi yajyaga akorora kenshi. Nuko uwo munsi bataha bafite umunezero mwinshi mu mitima yabo. Hashize amezi nk'abiri cyangwa 3, muri kaminuza imwe narimo gutanga ikiganiro cya band lecture muri salle. Nuko ubwo nari nsoje niteguye gutaha, Misana na nyina nabo bari baje muri iyo conference. Ubwo nabonaga Misana nabonye ameze neza, ndamubaza Misana, umeze ute? Ati, pastor, muri iyi minsi meze neza cyane, ndishimye. Mbaza nyina Misana, ese mama Misana, ubayeho ute muri iyi minsi? Aravuga ati, rwose ubu tubayeho neza kubera ko dufite imitungo twasigiwe n'abakurambere bacu, twanze kwangiza imitungo, rero iyo niyo idutunze. Ndamubwira, rero ujye usengera umukobwa wawe ibyo kurya byiza. Ati, pastor, rwose ibi biryo bigiye kuzamwicara arye cyane. Ati, ubwo yerekeragaho gufata imiti y'igituntu yarushijeho kumererwa neza, ahubwo asigaye arye cyane. Mu maso yaratangiye gucya, asa neza, ubonaga ko bishimye rwose. Ntabwo twabaga mu mujyi umwe, nyuma yaho ntabwo nongeye kubonana nabo. Nyuma yaho nyina wa Misana yaje kumuhamagara kuri telefone, arambwira ati, pastor, Misana yagiye mu gituza cya Yesu. Nubwo Misana yagiye mu gituza cya Yesu, atariko nshimira Imana ko yareretse imiti, yatangiye kubaho ubuzima bwe neza, kandi nshimira Imana ko Imana yamukijije. N'ubundi Misana ntabwo ari kuba yizera Yesu ubuzima bwe bwose. Ikintu gitangaje nuko ubwo pastor babwizaga ntabwo bizeye, ariko baza kwizera bumvise ijambo ry'umupfumu. Ndashima Imana cyane ko yakunze ubugingo bwabo ikabayobora mu nzira yo kwakira imbabazi z'ibyaha. Rero imyuka mibi ikomeza korera mu mitima y'abantu kugira ngo ibambure ubugingo buhoraho. Hari abantu bizeraga Imana nyuma bakayihindukirira bakayirwanya, hakaba abantu batizeraga kera ko basigaye bizera ubu ngubu. Guhera icyo gihe natangiye kujya mpamagara nkajya mvugana na nyina wa Misana,
nubwo misa nitabye Imana akajya mu gituza cya Yesu, yakira imbabazi z'ibyaha, arushaho gukira, abaho yishimye. Nizera ntashidikanya ko ubu yagiye mu gituza cya Yesu. Binyuze muri ubu buryo rero ko niko Imana iyobora imitima yacu imbere ya Yesu. Ni koko imyuka mibi ishobora gukorera muri twe. Dushobora kubona uburyo Satani yakoze abuza abantu kujya mu bukwe bw'umwana w'umwami. Hari abantu bagiye mu bukwe bw'umwana w'umwami, ku irembo habaga hari umwambaro w'ubukwe. Bagomba kwambara umwambaro w'ubukwe kugira ngo winjiremo. Umuntu agomba gufata umwambaro w'ubukwe umukwiriye, akawambara nuko akinjira mu bukwe. Abantu bose barambaye umwambaro w'ubukwe uretse umuntu umwe. Nuko umwami aramubaza ati, ese mugenzi wawe bite kutambaye umwambaro w'ubukwe? Byumvikana nk'inkuru iri aho ngaho gusa iciriritse. Umwambaro w'ubukwe wari wateguwe n'Imana. Bite nuko twe tutazi uburyo twajya mu ijuru. Yesu niwe wateguye ibintu byose kugira ngo twe tujye mu ijuru. Uko imyambaro yawe yaba yanduye yose, uramutse wambaye umwambaro w'ubukwe ubasha gutwikira umwanda wose w'imyambaro yawe. Uyu muntu we sinzi impamvu ahari wenda yarakunze imyambaro yimuteye ishema, bituma adashaka kwambara umwambaro umwami yateguye. Umwambaro w'ubukwe ushushanya ubuntu ndetse n'agakiza bitwikira ubwambure bwacu bwose kugira ngo tuzabashe guhagarara imbere y'Imana. Uriya ni umusinzi, uriya ni umujura, uriya ni umuntu mubi. Wenda bashobora kwambara imyambaro y'ubukwe. Njye nabaye ubuzima bukeye, njye nabaye ubuzima butunganye, njye ntabwo nkeneye umwambaro w'ubukwe nk'abariya. Ukomeze birampagije. Uko niko yagiye atambaye umwambaro w'ubukwe. Mu buzima bwacu bw'umwuka, abantu benshi bakoze ibyaha bapfa guhagarara imbere y'Imana barashutswe n'imyuka mibi. Nyamara baje imbere y'Imana, Imana ishobora kubaha umwambaro w'ubukwe bakabasha kuba bajya mu bukwe bw'umwana w'umwami. None umwambaro w'ubukwe ni iki? Umwambaro w'ubukwe ushushanya gucungurwa na Yesu Kristo. Kubera ko nta muntu n'umwe muri twe utarakoze icyaha. Kugira ngo Imana iduhe umwambaro w'ubukwe rero, Yesu yagombye kubambwa ku musaraba ndetse ahanwa mu cyimbo cyacu. Ubwo Yesu yabambwaga, ibyaha byacu byose byarejejwe nk'urubura. Njye maze igihe kinini cyane njya mu rusengero, ariko sinarenze Bibiliya neza. Nahoraga nizera ko nari umunyacyaha. Ubwo natangira gusoma Bibiliya buhoro buhoro, si uko ntakoze ibyaha, ni kuko nakoze ibyaha byinshi, ariko amaraso ya Yesu yo ku musaraba yogeje ibyaha byacu abyeza nk'urubura. Nk'uko umwambaro w'ubukwe watwikiraga inenge zacu zose, yanejeje n'imitima yacu. Ntabwo twizera Yesu kuko akora ibyiza. Ntabwo akora ibyiza aribyo bitugira beza kurenza abandi. Ni ukwemera umutima wa Yesu utandukanye n'umutima wanjye. Mu gihe twemera urupfu rwa Yesu Kristo mu mitima yacu, mu gihe wizeye ko Yesu yapfiriye ku musaraba akeza ibyaha byanjye byose, icyo gihe ugira kwizera ko ibyaha byawe byogejwe. Icyo ni cyo umwambaro w'ubukwe ushushanya muri Bibiliya. Bose bari bambaye imyambaro mibi cyane isa nabi, ariko bari bambaye umwambaro w'ubukwe, bituma intege zabo zose zitwikirwa, bagaragara nk'abantu bera kandi bakeye. Ariko umuntu ashaka ko yambaye ikindi kintu yibwira ko ari cyiza kurenza umwambaro w'ubukwe. Ati njye nakoze ibyiza, sinibye, nafashije abaturanyi banjye, nubwo nakwambara umwambaro w'ubukwe nta kibazo, njye meze neza. Hari abantu bameze batyo, ntabwo bashobora kwakira ubuntu bw'umwami. Ubwo Yesu yabambwaga ku musaraba, yahaniwe ibyaha byacu. Mu gihe nabwirizaga ubutumwa bwiza abantu benshi, hari abantu narebaga nkatekereza nti rwose abangaba ntibyakunda. Umunsi umwe binyuze mu mupfumu, kubera ko atifuzaga kuba umurozi, byatumye ahindura umutima we. Nuko ikigezana na nyina baza kundeba mu gihe gito cyane kitarenze n'isaha. Nabasangije uburyo amaraso ya Yesu yogeje ibyaha byabo, nuko bakaba bakiranutsi. Ubwo mbese numvise ko Yesu yapfaga ku musaraba akeza ibyaha bye, yaje kubyizera ko byakabaye ko Yesu yaje agapfira ibyaha byabo. Uko niko yaje kwakira imbabazi byabo binyuze mu kwizera amaraso ya Yesu. Yari yarabwiwe ko kugira ngo arokoke agomba kuba umurozi. Aravuga ati njye sinshaka umurozi, nshaka kwizera Yesu. Yahinduye umutima we, nuko aza mu rugo rwanjye aransura, afungura umutima we, nuko yemera ko Yesu yapfuye akeza ibyaha bye, abasha kwakira imbabazi z'ibyaha. Nyuma yaho twaje guhurira muri kaminuza ya Chungnam University muri conference. Nyuma yaho ntabwo nongeye kumubona. Nyina Misa nikigera mbwe ngo asigaye arya neza, yaretse gufata imiti, igifu cye kirushaho kumererwa neza, yatangiye kwiyongera ibiro guhera icyo gihe. Gusa ikibabaje ni uko yaje kwitaba Imana akajya mu gituza cya Yesu. Rimwe na rimwe njya mutekerezaho, mama wa Misa rwose tuzahura n'umukobwa bwo tujye mu bwami bw'Imana, ko twakira imbabazi z'ibyaha, tutitwaje imirimo myiza, tutitwaje imyambaro myiza twambaye ku bwacu, ahubwo twitwaje umwambaro twahawe na Yesu. Mu gihe ugiye mu birori bikomeye cyane nk'ubukwe, imyambaro yacu nubwo igaragara nk'ari myiza cyane mu maso yacu, ariko mu maso y'Imana twese turi abantu banduye cyane kandi basa nabi. Uyu mwambaro wera wese duteguriye nuwo Imana yaduhaye, iduha ubuntu bwo kwakira imbabazi z'ibyaha. Mu 1932 nakira imbabazi z'ibyaha ku nshuro ya mbere. Mbere yaho najyaga njya mu rusengero kuva nkiri muto, ariko sinari Bibiliya neza. Nahoraga ntekereza ko ndi umunyacyaha, ariko mu gihe nasomaga Bibiliya mu 1962 naje kumenya ko ibyaha byanjye byababariwe binyuze mu rupfu rwa Yesu. Ku musaraba Yesu yabambiwe ibyaha byacu. Yesu nta byaha yagiraga byo guhanirwa, ahubwo yarahaniwe ibyaha byacu. Ubwo adupfiraga, icyo gihe ibyaha byacu byejejwe ku musaraba. Abantu bizera ko ari abanyabyaha. Iyo bumvise ijambo ry'ubutumwa bwiza,
ati ibyaha byacu byejejwe kubw'amaraso yo ku musaraba. Iyo tubyize mu mitima yacu, imitima yacu izabohoka icyaha, imitima yacu izakizwa icyaha. Mu gihe imitima yacu ibohotse icyaha, icyo gihe tuzabasha kubaho ubuzima bwacu dufite umutima uhujwe n'uwa Yesu. Uwo munsi Misani yaje mu itorero ryacu azanye na nyina bumva ijambo ry'Imana. Mbere yaho ntiyajyaga yizera Yesu, ariko yaje guhindura umutima we, yakira imbabazi z'icyaha. Umunsi ubwo tuzajya mu bwami bw'Imana tuzamusangayo. Twese twakira imbabazi z'ibyaha, tujya muri bwa bukwe bw'umwana w'umwami. Ariko wari wambaye imyambaro yatekerezaga ati njye sinakoze ibyaha, njye ndi umuntu mwiza, ndi umuntu w'inyangamugayo. Umuntu ahoraga yirata ibyiza bye, byatumye atambara umwambaro w'ubukwe, bituma ajugunywa hanze. Muri twe nta muntu n'umwe utarakoze icyaha. Ntibivuze ko aricyo dusabwa gukorera ibyaha byacu. Ibyo twakora byose ntabwo twabasha kweza ibyaha byacu ku bwacu, ahubwo twarimbuka byiteka. Ariko bitewe n'urukundo Imana yadufitiye, yatwohereje umwana wayo Yesu ku musaraba, yishyizeho igihano cyose twagomba kuzakira. Kandi Bibiliya ivuga ko ibyaha byacu byose byogerejwe ku musaraba, ko twejejwe, ko twatunganijwe. Iki nicyo twizera. Mu 1962 nibwo nizeye ko ibyaha byanjye byogejwe binyuze amaraso ya Yesu. Ubwo nabyakiraga mu mutima wanjye. Guhera icyo gihe Yesu yatangiye gutura mu mutima wanjye, ngira amahoro mu mutima wanjye, ngira umunezero mu buzima bwanjye, ngira ibyishimo mu buzima bwanjye. Kubwo gukurikira ijambo ry'Imana, nabwirira ijambo ry'agakiza ku bantu benshi. Mu mitima y'abantu bemera ijambo muri bo, Imana ibagirira ubuntu kugira ngo baze muri ubu bukwe bwiza cyane. Benshi muri mwe abanyeshuri muri AF mwamaze kwakira imbabazi z'ibyaha, siko bimeze? Niba ari umuntu utari wakira imbabazi z'ibyaha, biringiye ko uyu munsi mwagira kwizera kugira ngo mubashe kwakira imbabazi z'ibyaha. Imana izabana namwe, izirukana umwijima wose, igukundire kubaho ubuzima burabagirana bw'umunezero. Uzabwiriza izi mbabazi z'ibyaha abandi bantu, ndizera ko nabo bazabasha kwakira imbabazi z'ibyaha bakabaho ubuzima burabagirana. Niringiye ko mwabaho ubuzima burabagirana igihe cyose musigaranye mu mibereho yanyu. Biringiye kuzongera kubabona mu bwami bw'Imana, tugahimbaza Imana twese hamwe. Murakoze cyane, reka dusoreze hano. Mana Data yera, turagushimye. Turi abantu bari baranze kujya mu rugo rw'umwami, abantu bahagaze mu ruhande rwa Sekibi warwanyaga Imana, bashaka kwerekana ko ari abantu beza, ariko nyamara bari abantu banduye kandi bafite icyaha. Tugushimiye ko wejeje ibyaha byacu ku musaraba. Udukundire kwizera ibyo, udukundire tube mu migisha mu buzima bwose dusigaranye. Dukundire kwishimira imigisha yawe Nyagasani. Turagushimye cyane, dusinze twize mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane mwese, ndabashimye.